umukene buje ngo bamenywa nabi kesiya abana babuze no bari byakora ku mashuri bicaye ariko ngo wisenge zabwiye ngo agira inshuti yiwe ngo yitwa ngo ni Yesu kandi turindwe umwana w'umukobwa gatoya kabwira nyina kandi ati mama we kuko ubukene bwabaye papa yapfuye tukabaza bari ku ishuri kandi nageza kumubwira inshuti yiwe yitwa Yesu tuwo yarigera uyibwire ngo izi tutabaha nyina ngo aramuza gusa arabata ntibakoresha cyane inshuti nyabuzo yandiki ngo bucakana gufata icyemezo kongera karagenda kandi kibaruwa karama ngo inshuti ya papa witwa Yesu utuye mu papa yarapfuye nyuma yo gupfa amaze gupfa gusigara mu bukene none ubu nyine ishuri twaricaye n'iki none ga inshuti ya papa uzogufasha ajaga kuri poste aja kohereza urwandiko abakozi ba poste ngo barubonye baraseka cyane barafata ibintu umwana yacanye ishuri yabaye gute igihe baraseka bakendere bakakwakerwa barayakendere ko gupfa kuyanga ngo aragenda karataha ariko gataka nezerewe ugahita ati ibyo ari byose inshuti ya papa izogishimwe amen kura kwigisha mukadamisha abantu ngo amategeko base wabo n'abanyina wabo ngo nabahira bati uzufuke makuru ya Yesu mukure mu miryango yanyu makuru y'abantu wabo n'abantu babo muyakuremo mugora mu Yesu inshuti ya Yesu wasa banyine kigerageza kujya kwa muri neka yemo ugamakuru ko Yesu dutegereza abana abahanga bize tsoroshe bazama umwana zakanda kumva afite ari gusoro bameza yari gusoro bameza umwana atanga kumva kandi akagongo iyo dedikasiyo hagati y'imyaka 5 n'umunani ubasora bikazusa uyu nani kwezi kumwana hagati y'imyaka 5 n'imyaka 0 n'umunani ubasora bikazusa iya handi zagongo igiti kizakigorwa no abandi basigara kwese bafungurwandiko ngo basome baragagara baseka baragwenya ati n'umwana muri yasa muri sagihe ngo hasone mugabo mukire cyane waruje kohereza babona asanga ifuru ko baraseka bose babaye itwege ko baraseka ati amakuru aya ati hano hari baruwa y'Imana yagize ariko yabyumvikana mwibeze arayisoma wayisoma ko mukora kumti ikoze kumutima mu mukubwa wa boss arambye ati ninde umenye w'Imana atuye umuhaje ko ko umara poste urabada winja arabjana mu mari gushita musubi wangu barabana bane biseri yasizeni arabye guhere none wa mudamu ubaye mudamu wanje sizo gushaka tubana ariko sizo ko mudamu wanje sizo ko umwana wiwe sizo ko abana banje sizo ko abana haleluya haleluya yokuru naisomye ala kubareka kayinambe kageze muri masters kararangije ala Kristo gagata mu Rwanda akayiga neza ngo mugabo arabigusana abagaburira bakora mu buzima bwiza kubera inshuti ye yes esa nani amenyesha nani ngwanga yesha ariko abandi bose nagashesho nabandi ndashuti nyachiziba ngushesha ariko inshuti nyachi ni Yesu nawe cyangwa ko mureke ikuntu na Yesu ukwani yisho yemwira yoje tutabe abandi bose batahemuka bane ariko Yesu yemwira kandi mukarwa ki naratanga ngo mukarwa ki mu byami jambo bivuga ngo inzira ntigira umugenzi mukarwa ka Yesu iryo jambo rivuga ngo ka Yesu iryo jambo rivuga inzira ntigira umugenzi oya haleluya haleluya bareza sifu amen haleluya haleluya kubera ko mugabo yari yarakundanye akunara n'Imana ushobora dataro pastor avuga nizerwa haleluya amen sizo ngene gatero ko kushayo fuba kuya bazaga kwishusha washiri cyane dore no wadushira ngira mu kugira ati no umusango wasanze umwinjira utangaye wasanze umwinjira none ga tuzokunda biri kutubera imbogamizi none reka mufashe kuhindura umusango usane wawe uri wambere mumeze atandatu tuzobuki ndamwitegereza wiki harami subiramo kama mwenye nimeamua na moyo wangu wote sitarudi nyuma kama nitaenda niende na kama siendi mimi sitajuta hadi takaza nyabo na fupi nanga musiwazi reka kunyisha nanga muchozi chima ngore izo chinzira biciye muri wewe
muri wewe nizamutetse muri wewe ariko solution ntizokize ndamavuga ngo amina amina amen Yesu namenye namenye arengeye kubesha kure mu jazi amen nza ngako kandi nasho kujya ndamera kumisa bana barashobora yora kushimina ariko rero nafite muri bana bakago tugende muri bene bishije unani kego muhere no muri bene rero ukomeza ako kalabana ni bene n'abana bashije mu bana anezesha let's go haleluya haleluya atukuze mu mwami amen haleluya haleluya ahimbaze Yesu amen asime amen niziye kukurera tufana mu mukunda niyo mutya kuza abandi niziye n'ingoza y'umuntu abafaransa bazavuga ngo pas d'intérêt pas d'action sikuza pas d'intérêt pas d'action nta nyungu nta nyungu iyo wadukorera imana nta nyungu zirimo twumvirize ngo twatubwirize amen ariko gukorera imana wamenya no gukundana kugira inyungu iyo ukundana hari inyungu zazubamo nizo tuge kuvamo bweya iminsi yakoreze ko bweya kugira ngo tube ducuruza imyaka yo kuzitanga tunezerwe Yesu kwangu mimi kumfurahia Mungu nizo nguvu zangu haleluya wanaweza tuko sana inyungu ya mbere ni ngo inyungu ya mbere tuzatuvanamo iyo dukundanye kubera urukundo ngo natwe twabananiwe ibyaha byacu haleluya huwa tunahesabiwa haki mbele za Mungu ukipendana huwa tunahesabiwa haki mbele za Mungu hiyo tukundanye tunakuwa ukifika mbele y'Imana haleluya waona bali papa ndio kusoza gari Yohana tip kitachaka tatupokuwa kana kulipa walikuwa kitu kitachaka tatumuongoa kana kuweza kulipa nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu kw'Imana kugira neza n'urukundo tukunda bibonetse iradukiza itabitewe n'imirimo twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kuzarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa basha n'umwuka wera amen amen walezo sasa haleluya tukundane musuba twimbaraga zibasha kutuhagira kutwozako ukira tubiheshejwe n'iki n'umwuka wera amen amen walezo sasa haleluya nzobone rero yose kabone Zakaria soza bise Zakaria sera buzo kumuntu soja mufite tukamwifu ndabuze bitatu ibitwareje yazo mufite tukamwifu mukiro ngo umuntu udafite icyafa n'abantu kandi adafite icyafa n'Imana icyakabiri ahubwo umuntu ufite amahoro muri isi ya none yanyu ngo ni igifu ikirenze igihugu ngo ntabwo ngo ni umukristo wakishijwe neza niba afite amahoro umutekano watandukanye n'amahoro mu Bugande mufite umutekano ariko mufite amahoro atangwa na Yesu amahoro atangwa na Yesu ibintu karindwi nakuna kumulamba barira ariko duko Imana hapa naza kwimba mwese mukabona nasize barambese ko numwe kwipeza nibishimbo nyine barampiza nyine n'amatemisi kandi bakunze nyine n'abavanye na lisansi nyuma rero tumuranga mushe kora ari masi yako myinshi tarabuze diplome ariko sinyigo sayibura kununsu mubabwiye gusenga muje gusanga uzobone diplome tumuranga mushe kwigira ufiri mumvuge muhira barangatse turaje kwiga ntabibonye ngo ribadufashe birashize n'ibishimbo bazwa birashize imyaka igeze ahandi rera dusige wagi dukomeza kwigisha tukabona uburyo kandi Imana yambwiye ngo kwiga umutima wanyishe
Numa kuko tumbira ngo gusenga nijoro keza saa 10 imvura iragwa ariko nava mu wavura tubomuza gusenga isoka mu noha mu noha fata bibiliya yanjye gusenga bisakije ndayizinga ndagenda fuka muziki Imana mu mana ushiriza nje kwiga mari yanyemera mufutima ntatubwiye ndasohoka shika sanga ari korali yari ni huduma twinjiye muri huduma turasenga tugera tucumwe turirimba indirimbo ivuga ngo singiruwa data na mama musindu wo kwisindu wo mifu haleluya amen kwa mukiza watuye yateguye igica ngo twere kwitindefye ivuga ngo Yesu waremizwe na yo n'abantu bakugende usheneza neza ngo munezerwe mwene data wari bagaza wa gombero seretanga gombero muzeyi wake ndaye waje gombero we na tujanye bagabo na tujanye bagombero gombero twari tukizazira sanari muwiwe mwana kugana kangana no kugana kafuka maka akangishusha muzeyi we yotegesha kujya kakunye cha muzeyi haleluya amen Bwana Yesu asifiwe sana bagaza wa gombero araba mbonyeshe chimyandire ngono ni bana yakoze kumutima ngo ibintu yeza bizima mutima tukaje gushoboka nane ufite bishimo neza neza kufuka ibijana nona kuri 70 mugira umuntu mbo kumutima ngira ko ndisi ndio ndani ngori mari tuje zaka tuwe ariko sasa afaranga takaye takaramu ingizo kitu tunani hospitali kishise hakini fite faranga kugura wamanya rero namwe tuwecho zokora uzobenda amafaranga tushobora ibariye zingura rukubu zikanitsa kuri mgasho ibi imana iziyarangamize arabipeza mbese 1500 turagenda ngo twara mutamba narana mu muntu tarageze kumusara bose tobose baze kumusara abantu bikasa usanga kumusara wa mungu ni joro sinziriye arafuka y'amafaranga ngore yamvaye Bitono muzuka nishuye bonikoze mwipata sana mfuri kwata ruyazo tumanga gusubira uti zakumva ari mabana kuri muze yibanje bombe bamugete musene tanga bageze kibazo amafaranga bayajana ndahe namubwira ataburika nayo ndaba iberiye ndayikushura anyushura rero tugera kuri muro tugera kuri uvira tukazivira nabifite icumbi gusa takitu Imana ndabaza ntandoba icumbaga barandangira namagenda mu mucumba umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ntabwo nabwo Imana ngo mana sinzozamuka kirungu niba warampamaga sinzozamuka kirungu ngo nakufaranga wiraranje sinzozukura ugende wiraranje sanga mo busabwa titi uri mu nana niwo wampamesha sanga nakarasengera Minerva Imana ngo mana muvuje kayanje n'umurega uzayigura mu kikati umurega uzoshingwa kayanje wa mbere ngo uzoyigura uvimuka kina utambe umurega ninka nifosha yaje kuri ko shake umurega washingwa kabisa umugore akisitika muso umurega washingwa bwawe niwo erega ubwire kwizera nkipa ubwire ijambo rya mbere mutuba babako asengira ibisubizo natuvuye ku Mana haleluya sakaba kuduye ushize by'abana ko kubasha gutegeka ibibazo bizo gutegeka sakaba haleluya utuheza imbaraga zo kubasha kuguswa muri izi zima Magamu haleluya ndasohoka musoke data watu akanda kudanda bisu muzenda sangerege nawe reke gusaba kwiyandikisha bagara mu nitorari jana kwiyandikisha ikirato ndatiri umuhungu wabandi kirato bamwe muri ngeri byanzo kuri kindi gowe cyane nta faranga ndabona zo kutoheza imane bideri yaravuze ngo bibishwa itakibaru kizara bigiranye n'ukiyoye nanda okemo moko nanda korali no metodiste yo kwa sio manalife uvira kuri nani bateguje ibutumwa namanisho bikamwe ibutumwa y'abakorali hari umukorali rumwe nabo ndakyo namagana bikora turanezerewe bakera ko gatandatu nijoro twari kumwe musoni asengesho bivara ku mutima ariko ngo Imana ikomeye ufite imbaraga wowe uzurinda ubutaka bw'ubushonge ngo buri hagati y'akaru bakarwa ngo n'ubunini igitaka kandi igitaka gitinya amazi wari bakaba hagati y'amazi wari ko gishonge
mukubera imbaraga zako gusengesho ry'amahinduka papa sengai ntabwo bazi gusengesha haleluya umuntu wishuri nabona umuntu kwima ndiza ko isengesho ry'umuntu